bifurije ibihe byiza nshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro byanjye Santos TV. Nanone nk'uko nababwiye ndibuze kubagezaho update news zose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ubu izi saha tukaba turi saa 3 za nijoro, aho mperereye ahantu kabisa aba witegeye umujyi wa Goma neza cyane rwose, aho ushobora kureba igikoma cyose muri Goma. Gusa igihari ubu amakuru ahari ari update ngiye kubanza nabagezaho nuko ubu Goma yafashwe gusa haracyarimo udusasu dukeya, mutabyumva mukagira ngo ni iki nyine ntabwo twabura, kuko ahangaha mpagaze ni ahantu ushobora kumva buri kantu kose gakomye igoma. Bantu muri hehe, muri hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika, ku isi hose, so ni uko byifashe kuri iyi tariki ya none. Gusa murabona ko umujyi wa Goma warazimye, umujyi wa Goma warazimye cyane pe, kuko iyo wahagararaga ahangaha wabonaga amatara hose acanye hariya hejuru mu isake, wabaga uyabona yaka cyane rwose. None ubu ngubu amatara ari kugaragara kuko namwe muri kubona kuri kamera ni amatara y'iminara, ni amatara y'iminara, nta tara ry'umuturage ricyaka, ntaki nyine ibintu nyine haberaga intambara. Ni uko byifashe kabisa. Umujyi wa Gisenyi nawo uratuje cyane, uratuje kuko abaturage benshi ntabwo bawurimo, kuba benshi cyane ahantu mperereye, kuko ari ahantu nkuko mubyumva amasasu akaba yakirimo, nyine ibyo nabibabwiye. Nyine intambara ntabwo yaba ngo ibintu bihite bikimika ako kanya, ntabwo ndabizi ko mu bindusha nyine ibintu ntabwo byahita birangira neza. Gusa amakuru ahari ni uko M23 ubu ngubu yafashe ibyo bintu biri gukubita, ntabwo habura abantu baba basigaye nyine binangiye, cyangwa se agifite mu nzu iwe, akaba ari uko bemeze. Gusa ikigaragara ni kimwe, rwa rusaku rw'amasasu rwariko ejo rwatumye abantu bose bimuka bahunga, rwo rwarangiye. Goma nayo yaje kuzima burundu, situzi n'ibizongera kwaka nkuko yakaga mbere, ntituzi n'ibizongera gushininga nkuko yashiningaga, arono. Gusa igihari ni kimwe, andi makuru yiri bavugwa nuko uyu munsi wa none Kinshasa inkambi, Kinshasa ibiro bya ambasaderi cyangwa se za ambasade zigiye zitandukanye zikaba zatwitswe, aho ambasade y'u Rwanda yatwitswe nabi cyane, yo bayigezeho barayitwika, buri kantu kose barangiza barashanyaguza, nyine nta kintu cyasigaye gikenetse. Natwe mudushiremo murahungutse nawe mwari mwarahunze, barishimye kuba mugarutse amahoro. Ni amahoro so nibyo ndimo babwira. Kinshasa ho ikigaragara cyo ni uko ambasade y'u Rwanda bayitwitse, buri kantu kose. Muri make wagira umujinya bafitiye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagituye ambasade, aho benshi bahakuye inkuru ivuga ngo ese ni biriya Tshisekedi yavuga ngo u Rwanda ngo bazafata Goma, u Rwanda rutaki Gisenyi itagihumeka. Wasanga ari byo asobanuraga, kuko nyine iyo ambasade iri mu gihugu cyawe aba ari igihugu kiri mu kindi. Ni biriya yashakaga kuvuga nyine. So uretse ko ntabwo ari ambasade y'u Rwanda gusa yatwitse, njye nuko ariyo mbabwiye, kuko ariyo yatwitse nabi cyane, abigararambije barayitwika cyane. Gusa batwitse na ambasade y'Abafaransa, niko amakuru avugwa, n'iy'Abanyamerika ndetse n'izindi. Gusa nyine ni uko uyu munsi byiriwe byifashe. Mu gicamunsi cy'uyu munsi nibwo M23 yatangaje, yashyize itangazo ku mugaragaro, ndetse ifungura n'imipaka kuri Petite, kuri Grande. Mwabonye ko imodoka za mbere zambutse, ifungura n'imipaka. Ibwira abaturage ati mugende mwinjire, muze muhahe, mucuruze, mugire ute, nta kibazo kabisa. So ni uko byari bimeze. Ikintu cyatangaje abantu ni ukubona Willy Ngoma wari umaze iminsi yarabuze, atavuga, acecetse, atuje cyane, aho yaje yigaragaza kabisa, avuga ngo ibintu ni amahoro. Willy Ngoma muramuzi cyane, muri ingara rye cyane ricyaye. Gusa uyu munsi byo nta bintu byinshi byahabaye, nta bitangaza bidasanzwe byahabaye. Igitangaza cyahabaye natwe dushimira Imana ni kimwe, nuko ngo dufite amahoro. Urumva aha hantu mpagaze ejo hagwaga amasasu aturutse hariya hakurya mu gihugu cya Kongo, ariko murabona ko mpagaze njyenyine. Murumva ko no mu gihugu hose utuje. Turashimira Imana rero, turashimira Imana, ndetse dukomeza gushimira n'Imana yadufashije ikaturindira umutekano, iyi Gisenyi ntibe yangiritse. Gahunda
gahunda yari ihari n'imwe y'Kinshasa ni ukwangiza umujyi wa Gisenyi cyangwa se kuwurimbura burundu nawo ukavaho, ariko ejo babigerageje ko beretse mu mavideo agiye atandukanye aho bagiye bohereza ibisasu biremereye cyane mu kirere cy'u Rwanda, ariko ibyo bisasu bikakirwa na Air Defense hariya mu kirere, hano mu kirere byerekeza kuri wahora musozi wa Rubavu, bigahita bizimya ibyo bisasu. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu mumfashe kabisa, niba bishoboka mutere salute ku basirikare b'u Rwanda bakoze akazi gakomeye umunsi w'ejo. Njye nari ndi mu mujyi ahandi, ejo nari ndi mu mujyi hara kuri Petite ewana, ntabwo byari byoroshye, ibi bintu byose nabikurikiranye mbona ngo ubone mpari nkuko n'isaha muri kubona mpari nyine ndahantu ku buryo umujyi waguma neza, n'ejo byose niko nabikurikiranye. Iyo tutaza kugira abana batojwe bafite discipline, abasirikare bameze neza badagira icyo batinya, ubu ngubu sinzi ikintu mba ndi kuvuga, maybe simba ndi no kuvuga pe, singiye kuyirarira kuko ejo ibintu nabonye byantunguye, sinari niteze ko u Rwanda rumeze uku nguku. Twajyaga tubyumva mu makuru cyangwa se His Excellency dutangaza akatubwira ati nyine bazagerageze bibeshye barebe akenshi yakunda kubivuga, twe tukiri bato tugaseka bati ariko si koko uyu musaza wacu ni iki yizeye. Gusa ejo twabibonye pe, njye ejo nabibonye n'amaso yanjye yombi, match yangu mawiri, kisha nabonye ikintu cyitwa intambara ndetse n'umujinya w'abakongomani bari bafite, ndavuga ingabo za FARDC ndetse n'izindi ngabo zari zimwe zibafasha, bafite umujinya bifuza kurimbura iyi Gisenyi, kuko ibisasu byahagaritswe mu kirere byari byinshi kandi biremereye, imbunda zarasirwaga hariya mu mupaka hari inyuma yanjye, zari nyinshi kandi ziremereye. So ubu ngubu rero sinzi ikintu navuga, sinzi icyo nakora, gusa abanyarwanda aza President Trudeau ati muryame musinzire rwose mutuje, ibiri hirya mubireke bibyiganireyo. So umunsi w'ejo niho na confirme ko ibyo bintu burya ari umugabo urindi ijambo. Ntabwo murabura kutumva akantu tugakoma hakurya, ntabwo kabura byo, ntabwo kabura, dore na kera hose nabwo habaga hari umutekano nyine, akantu ko ntabwo kabura, niko mu ntambara biba bimeze. Gusa nje Santos mubona ahangaha ntabwo nihishe, ntabwo ari iki cyangwa se ibindi biganiro nshaka kubahereza. Ikiganiro cy'uyu munsi nuko nashakaga kubereka ukuntu Goma yarazimye pe, wa mujyi w'icyitegererezo. Gusa nambabwira ngo muhakure isomo, mujye mwiringira Imana, musenge, burya nta kindi kintu cyo kwiringirwa. None se nk'umuntu wumva ko afite ibintu byinshi cyangwa se atunganiwe hari hakurya, nkurikije n'imbunda zahavugiwe n'ibisasu byahavugiwe, ubu ngubu ari gutekereza dukurikije ukuntu Goma twayirebaga kabisa, twafata uyu ni umujyi pe, ni paradizo igendera jo mu munsi umwe gusa mu ijoro ry'ejo gusa, ku munsi w'ejo murebe ukuntu isigaye ari kureba wagira ngo nta muntu ubaho. Ni byinshi cyane rero, nshobora kubagezaho kuri uyu munota n'isaha, gusa ndahari ndakomeza mbibagezaho mu nkuru zigiye zitandukanye. Naje nanjye kabisa njye bahereza izi update zose, ndetse atanene n'izi za M23 gusa, hari n'izindi nyinshi tuba dufite. Icyo musabwa mukore subscribe, share mukore subscribe, ndetse mukande n'akazogera kugira ngo inkuru yose nsize mujye muhita muyibona, kuko nk'izi saha ndahamya ko nta wundi muntu wabereka ukuntu Gisenyi iteye ubu ngubu. Kamerama erekeza kamera hepfo, barebe hepfo ahangaha ni mbuga ngari, abantu bahunze ntimuhagarike imitima yanyu, ibintu byanyu, inzu zanyu zagiye ngo cyangwa se ibintu byanyu byabuze, iratuje, nta kintu kirimo, umutekano ni wose. Ikigaragara cyo ingabo z'u Rwanda zikomeje gukaza umutekano. Ahangaha ndi kuvugira inyuma ngo muri metero 500, umutekano w'umupaka wo urarinzwe cyane rwose, ntacyo ngira gutabara za nzego z'umutekano z'imidugudu mwagiye mutora nazo, mu gihe nazaga ahangaha nagiye mpura nazo mu nzira zigenda zicunga nyine umutekano w'abaturage, bamwe babashiye kuba bahunga bava hamwe bajya ahandi mu rwego rwo kwirinda izi fragment cyangwa se aya masasu yagiye acika akaza ahangaha. Ibintu byanyu 100%, kuko sintekereza ko
igihugu cyaba gifite ukuntu gishobora kurinda kuzimya ibisasu byo mu kirere kikananirwa kurinda televiziyo yawe wasize mu nzu. Salute, sinzi icyo navuga, sinzi n'icyo nakora, gusa Imana ikomeze ifashe ndetse irengere abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari ahangaha mu mupaka kabisa. Turabasengera uko tugiye kuryama, turabasengera kandi Imana yumva amasengesho, kuko na Bibiliya irabivuga kuva na kera urugamba rwabagaho. No muri Bibiliya n'Imana ubwayo yatekaga abami ba kera ati mujye kurwana hariya, murinde igihugu cyanyu, murinde numvise ni ibisasu biri kuvugira hakurya. Izi saa tuvugana, izi saa tuvugana, izi saa tuvugana kabisa, birimo bigera hakurya hafi y'ikibuga cy'indege mu hirya ubanza ari nko mu Cyeshyamba. So nibyo navugaga. Ari kuvuga imbunda ndende gusa, nanjye reka ntahe gusa. Ikintu nabwiraga ni uko n'Imana kuva kera yabwiraga abami ba kera ati mugende mugabe urugamba, murinde igihugu cyanyu, murinde inkike ntihagire abazijyamo, abandi bagasigara basenga. Twese ntitwakora akazi kamwe, twese ntitwaza ku rugamba, ahubwo tuba tugomba no gusigaramo bamwe, turasigara dusenga tubasengera abafite umutima ukomeye. Bafite umutima ukomeye ni intwari. Umusirikare ni intwari ikomeye. Niwe muntu wa mbere nabonye ku isi ngomba guhereza nyuma y'Imana yo mu ijuru. Umusirikare niwe muntu wa kabiri nabonye ngomba guhereza icyubahiro, avuga ati umuntu, umuhungu, umugabo, umupapa, umumama, umukobwa, wowe wiyemeje kujya kurinda igihugu, uri intwari ikomeye. Ejo ubwo nafataga inkuru, hari inkuru nafashe nanze kuri Nyapurode kuko yampamuye, isasu ryaje rinyura hejuru, namaze nk'amasaha 10 ndyamye ntumva ntabona. Then byampaye kwibaza ngo aba basore bacu baba barimo barinda imipaka, bo ukuntu bo baba birimo buri munota ikamunyuraho gutya, akavuga ati ewana ndenda kusindanira, nasimvuga ati guhera uyu munsi the first person is a soldier, others come second. Umuntu wa mbere n'umusirikare, ladies and gentlemen, aho uzahurira nawe hose uzamubwire ngo uri umuntu ufite umutima ukomeye kandi uri umuntu waremwe n'Imana, umutima ukomeye kundusha, kuko n'isaha murabona ko nge irimo ikubita hakurya, ukabona ngize igishika. So wasoza tukaya ayo ni amasasu. Kameramani, reka tugende gusa, ndakomeza mbahereza amakuru n'ibyo biri kuvugira hakurya, ndibuze gukomeza mbibahereza icyabaye, kuko ndi hano kuri seni ntabwo ndamenya uko biri kugenda, niba ari izo ngabo zikiri kurasana cyangwa se niba ari ibindi n'ingera ukuntu mbibona cyangwa ukuntu mbyumva, ndibuze gute mbaheza update news akanya gusa uko bimeze mu Rwanda, ho umutekano wose ni amahoro. Ibyo ngibyo biri hakurya mu baturanyi gusa mu gakeya nyine. Hari n'ukuntu umuntu avuga ngo congratulation kuri M23, nabo bari guharanira uburenganzira bwabo, bari abahungu nabo ntibiyanze uburenganzira bwabo, kandi natwe tuba tubibona, tuba tubyumva ko aya ni amateka natwe twaciyemo cyane nk'Abanyarwanda. Rero nabo Imana ikomeze iborohereze, ibafashe, dore ko uyu munsi bagaragaje ko intsinzi bayifite, ahari si biba amahoro bayigumane. So gusa byose biba mu bushake bw'Imana. Igikopu cyo harya bakita igikopu, kameramani ho ewana kaba kanarimo. So dukomezanye rero mu biganiro byanjye nakagarukana ibiganiro ndi kubahereza buri munota. Dukomezanye, simbabwiye ngo ndabasezeye kuko mu kanya ndibuze kubahereza n'ikindi mu kanya saa 6 z'ijoro, naho mbabwira ukuntu byifashe. Njyewe ntabwo ndaryama, sindyama uyu munsi, ndibuze gukomeza mbahereza amakuru. Mwe mutari hano kuri seni muri kudukurikira ku mbuga, kugira namwe mukomeze mumenye amakuru ukuntu yifashe. Icyo ushaka ko mubwira cyangwa se agacyo ushaka ko mujyana mu cyangwa se ko mubwira, ubishyire muri comment umbaze ngo mbese mbuga ngari hameze gute, mu byayi hameze gute, hameze gute, nanakugira niba ufite na famille nkajyayo nkareba ukuntu hameze, naho ngakwereka amakuru ko ari amahoro, nkuko ahangaha hose hatuje. Mu gihe wowe udafite ubushobozi bwo kuba wahagera, niba wahunze cyangwa se ukaba uri i Kigali ufite nka famille aho ngaho, cyangwa se hari n'indi mitungo hafite, gusa imitungo ifite amahoro n'umutekano. Ndabakunda cyane, dukomezanye n'izindi nkuru mfite mu kanya ngiye kubagezaho. Ciao ciao.